Turabashuhuje abadukurikiye kuri no channel yacu ya Iga Excel. Niba ari ubwa mbere udusuye ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo asobanutse ya Excel. Muri video y'ubushize twarabibwiye tubabwira n'iki tuzanye, tubabwira impamvu tuje tubabwira Excel. Uyu munsi tugiye kureba ubundi Excel ni iki. Mu magambo make ubundi Excel ni iki. Excel ni porogaramu yubakiye ku rusube rw'imirongo itambitse n'ihagaze bikora ishusho y'imbonerahamwe. Ikaba ari porogaramu ifasha kwakira amakuru cyane cyane amakuru ashingiye ku mibare ifatika yakusanyijwe, ikayasesengura ikayakuramwo amakuru atandukanye ashingiye ku mibare ifatika. Ibyo bigafasha gufata ibyemezo bishingiye ku mibare ifatika. Urugero, umucuruzi akenera kumenya amakuru ashingiye ku mibare ifatika ya stock ye kugira ngo abashe kumenya ibyo arangura n'ingano yabyo. Ibyo wabibaza Excel. Excel rero mu byo ishobora kwakira nk'amakuru harimo imibare, numbers, inyuguti, amagambo n'ibimenyetso, words and symbols, amashusho, pictures or images, formulae or formulas, ndetse n'amabwiriza, functions. Excel ifite amaformule n'amabwiriza bigera kuri 450 biyubakiyemo, bituma isesengura amakuru atandukanye kandi mu nzego zose zirimo ubucuruzi n'icungamutungo, siyansi n'ubushakashatsi, imishinga y'umuntu ku giti cye ndetse n'icungamutungo ku giti cye, ikabisesengura ku rwego ruhanitse. Excel nka ni application cyangwa amaporogaramu ihora yongererwa ubushobozi uko ikoranabuhanga rigenda ryaguka, bityo igahora ku isonga mu maporogaramu abika kandi asesengura amakuru ashingiye ku mibare ifatika. Excel aho itandukaniye n'andi maporogaramu akoreshwa mu by'ibaruramari n'isesengura amakuru nuko yo yubakitse ku buryo byoroheye buri muntu wese kuyikoresha cyangwa se kuyiga. Waba warizahanitse cyangwa yoroheje wakoresha Excel. Waba uzi icyongereza cyinshi cyangwa se uzi gakeya wakoresha Excel. Kimwe mu bintu byafashije abantu kubara imibare ni imirongo. From the line! Guhera turi abana bo mu kiburamwaka, abarimu bifashishaga guca uturongo bakatubwira kutubara mu rwego rwo kutwumvisha uko ibara rigenda, kugeza ku bimenyetso byo guteranya, gukuba, gukuramo, kugabanya. Tukagenda tukagera ku mirongo itambitse n'ihagaze bikora imbonerahamwe igihe dufite ibintu byinshi byo kubarura no kubara. Nuko ikoranabuhanga riraje, mudasobwa irakundira hangika, abahanga bibakamwo imbonerahamwe ibara buri kimwe cyose wayiha kubara. Iyo ni Excel. Ngiyo Excel rero nababwiraga mu magambo make, iyo niyo Excel. Uko tuzagenda twiga uburyo ikoreshwa, tunifashisha ingero nyinshi zitandukanye zo mu buzima busanzwe twerekana uburyo itondagura amakuru, muzagenda mwumva icyo Excel ari cyo, muzagenda murushaho kumva icyo Excel ari cyo. Nibyo bizatuma Excel itugirira umumaro ku rwego rwacu, ku mitekerereze yacu, ku mikorere yacu, ku miterere y'igihugu cyacu. Niba usanzwe ukoresha imashini cyangwa se ukoresha Excel aho kuyikura urahazi. Niba udasanzwe uyikoresha, Excel iba ari application nk'izindi application iri mu mashini, ishobora kuba ifite icon yayo kuri desktop nkuko hano iragaragara hano, cyangwa se ikaba itari kuri desktop ukaba waza hano muri search hano hasi ukayisearchinga. Iyo uheruka kuyikoresha uhita uyibona hafi aho ngaho. Itarimwo hano kuri uru rutonde kuri no list ushobora hano kuyandikamwo ihita iza rwose. None imaze kuza icyo wakurikizaho no kuyifungura, tukayikirikaho, none gatangira ikarodinga. Excel Office 2019 iyo ndimo gukoresha ni ya 2019. Excel igiye ifite ama version buri mwaka cyangwa se imyaka 2 cyangwa 3 biterwa nuko babishatse, basohora indi version igiye irimwo andi ma features, igiye irimwo ibindi bikoresho byiyongereye ubushobozi mu by'ikoranabuhanga mu gusesengura cyangwa se mu kwanaliza cyangwa se mu kubika amadata cyangwa se amakuru ashingiye ku mibare ifatika nkuko twabivuze muri video zabanjirije ngiyi. Ugifungura Excel rero uhitugwa kuri no page. Iyi page niyo dutangirana. Iyi page ikaba ifite ibice bibiri by'ingenzi. Hari iki gice gitoya cy'ibara ry'icyatsi kibisi n'iki gice cy'umweru kirimo utudirishya tugiye dutandukanye tw'ibintu turi buze kubona. Ariko muri aka kanya ubu muri no video ngiye kubasobanurira ino page mu magambo make. Iyi page rero
urabona ahabanza hano kuri ibara ry'icyatsi hariho ijambo Excel, izina rya application nyine riduha ikaze muri application. Urabona ko bahita banakubwira ngo good afternoon, bitewe n'amasaha ugezemo cyangwa bifunguriyemo, ihita inaguha ikaze inagusuhuza. Yes. Iki gice rero cy'icyatsi kiriho utu icon tugiye turiho home, new, open. Hano hasi hakaza utundi twanditse account, feedback, options. Utu tuntu rero natugereranya, reka tugereranye ko Excel ari nk'igikoni. Excel is like a kitchen. As you cook food, serve a meal, and get healthy. In Excel, you cook data, serve information, get knowledge, and become wiser. Murabona igikoni cyo mu mazu z'abantu bifashije abakire, ibikoni byaho ukuntu babimeze, kiba kiriho ishyiga, utubati kubikuta hose dukikije, tugiye tubitsemo ibikoresho bigiye bitandukanye. Umutetsi yifashisha agakura agatiriwari, agakuramo ibikoresho, ibyuma, amasafuriya, amapanu, ibiki byose agateka. Na Excel rero twayigeranya nk'igikoni, aho uzabona utubati tugiye turimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ugenda ukuramo udukoresho dutandukanye tugufasha gusesengura amakuru. Hano muri aka kanya rero reka tuno tugeranye nk'udusanduku. Mvuga ngo muri home, ukiritse muri home tubona no page, ukiritse muri new tubona ibindi, ukiritse muri open tukabona ibindi. Mvuga ngo aka gapaje gatoya kiyo kumwe ibara ry'icyatsi niko karimo aho dufungurira amapaje ahita aza hano kuri uruhande rw'ibara ry'icyatsi. Noneho tuje hano muri home kuko niho dutungukira. Home ni home nyine, ni mu rugo, nkuko izina ryaho riri, ni mu rugo. Mu rugo uretse abantu baba bahari, ikindi kiba gihari ni ibikoresho bitandukanye bifasha bene urugo gusohoza imirimo yabo ibabeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Home rero turi muri home hano muri Excel, hano tuhita tubona utudirishya tugiye dutandukanye. Akadirishya kabanza akaba ari blank workbook. Aha niho winjira ugiye gufata page nshyashya itarakoreshejweho kugira ngo uyikoreshe, kugira ngo uyibarireho imibare yawe, cyangwa se kugira ngo uyinjizemo amakuru atandukanye, cyangwa se kugira ngo isesenguriremo amakuru atandukanye. Winjira hano ni blank workbook, nyine ubwo ni workbook itarakoreshejwe, ni igitabo kidakoreshejwe, ni igitabo gishyashya uba ushaka gufata kugira ngo ugishyiremo amakuru yawe. Noneho hano akakurikiyeho kariho take a tour, welcome to Excel. Ahangaha rero akakakwinjiza mu makuru yo application Excel yaguteganyirije nyine yo kugusobanurira Excel mu magambo make. Welcome to Excel. Iyo kinjiyemo nyine kakujyana kuri Excel kagusobanurira, take this Excel tour and in 10 easy steps you will have the skills you need to make the most of the application. This Excel tutorial template starts with simple functions, then it gradually introduces you to more involved operations. This is an accessible Excel tutorial template. Urumva hano hakwinjiza wafungura amatemplate agusobanurira Excel mu magambo makeya kugira ngo ube watangira kuyikoresha muri application aba barabiteganyije. Ahangaha nyine aya nama tutorial, aya nama tutorial yose, amatutorial y'ukuntu bakora drop down, formula, power query, pivot table. Ibyo ni ibintu tuzagenda tubona, ariko murabona ko Excel nayo ubwayo isigaye iba ifitemwo ububiko, ubuntu nageranya nk'ubutiriwari cyangwa se ubusanduku, cyangwa se ububiko ibitsemwe burimo amanote agusobanurira Excel uko ikoreshwa, ku buryo ubigiyemo kabisoma ushobora gutangira ugakoresha Excel ku rwego rwiza. Tuzagenda tubibona nyuma y'utu tudirishya cyangwa tudusanduku turimo amatutorial. Hari na menshi tugize hano kuri more templates, twabona ubuzu bwinshi bugiye burimo amatemplates n'amatutorials. Hano munsi rero y'utu tudirishya hari liste nanone y'amadokima. Urabona ko aya ni amadokima Excel agiye ariho. Hano hariho ni recent, nuvuga ngo amadokima uheruka gufungura araza akishyira hano. Katuvuge ejo hashizeho hari dokima urimo ukoreramo, urimo gusesengura amakuru yawe, ariko amasaha gufata utabirangije, ukabisevinga mu mashini kugira ngo ejo ari uyu munsi uzongera ubikomerezeho kubera ko wabiraranye utabirangije.
hano ushobora guhita uhasanga iyo fayiro rwose, hafi aha ngaha wahita uyahasanga, kuko hano aya mafayiro yose atondekanye bitewe n'uburyo uheruka kuyifungura. Kurabona haba hariho name, hariho na date modified, n'igihe iyo fayiro uheruka kuyihindurira cyangwa se kuyikorera. Urabona ko ari 2 hours ago. 2 hours ago. Numva aya ni amadokima nafunguye mu masaha 2-3 ashize. Bizanga ushobora no gupininga dokima yawe, kuvuga ngo dokima muranyikoresha kenshi, reka nyipininge. Kuyipininga bivuze ngo izajya buri gihe uko uzajya ufungura uzajya uyisanga ahangaha, buri gihe uko ufungura uzajya uyisanga. Ushobora gupininga dokima zose ushaka, kuvuga ngo buri munsi izi dokima nzikoreramo buri munsi, rero nazipininga. Niyo munsi ntazikoresha akagira andi madokima mfungura, ejo sinzasanga ya madokima yazigiye hejuru kuko ariyo mperuka gufungura, ahubwo izi ngizi akaba arizo zizajya zihora hejuru kuko nizo nkoresha cyane. Ibyo byose hano urabihakorera. Ibyo ni ibyo tubonye muri home. Noneho hano muri new, iyo winjiye muri new iguha page imeze gutya. New n'ubundi icyo tuba dushaka gusaba hano ni new document, cyangwa se kugira ngo tubone ino page yuzuye imeze gutya irimo n'ama templates. Templates mu Kinyarwanda ngenekereje navuga ngo ni nk'ingero mbonera. Ingero mbonera ni ukuvuga ngo muri aya ma template ni Excel. Katuvuge umwarimu ashaka gukora bullet. Template ni igihe hari undi muntu wabikoze muri Excel cyangwa se nawe ubwe yarabikoze abiteganyiriza kuzabikoresha bullet. Nivuga ngo nugukora bullet iri aho iteguye ariko nta madata arimo, nta makuru arimo, nta mazina y'umunyeshuri arimo, nta manota, ntaki. Iyo ngiyo aba ari template. Ariko ku buryo niwinjizamwe amadata, ibyo ukeneye kubara bihita byikora bitewe n'ukuntu wowe iyo template wayubatse. Tuvuge tugiranye ko Excel ari isoko. Noneho template yaba igihe bakase ibibanza bagategura bagashyiramo n'ama etageri, noneho wowe ukaza uterekamwe ama product gusa. Bihita byoroha kurusha uko waza ugatangira ukazana n'umufundi akakubakira ama etageri, akakubakira udukuta tugutandukanyana n'abandi, ibyo byose akabikora. Ahubwo akaba ari umuntu wabikoze, wowe uza uterekamwe ama product. Iyo niyo template. Template bari Excel yateguwe neza, umuntu akaba yaza akagenda ashyiramo ama product, akagenda ashyiramo ama data ye cyangwa amakuru ye, ibyo ashaka kubara bigahita byikora kubera ko iteguye uko ashaka kuba iteguye. Ndumva bisobanutse. Hano rero hagiye harimo ama templates menshi. Loan calculator, reba nk'iyi loan calculator ni template nyine bwo ikoze ku buryo uje ugashyiramo ya madata, ingiti kubarira ibyo ihita kubarire amaroni kuntu uzishyura igihe bizatwara bya bintu byose. Ndumva byumvikana. Mu bihugu byatembera ama templates ari mu ma product agurishwa cyane rwose. Tuvuge uri umucuruzi ucuruza bisanzwe, ariko ntufite umwanya cyangwa uragera n'umenye buhagije bwo kubaka muri Excel imboneramwe zikubarira ibijyanye n'ibicuruzwa byawe ngo ijye guha amakuru yose uko uyashaka. Ariko akaba ari undi muntu bizi wanabyubatse biri hariya, nta madata arimo ariko birubakitse. Igihe washyizemo amadata bizahita byisesengura. Icyo gihe ushobora kuba wagenda ukamubwira akakugurisha iyo template. Tuvuye kuri new rero nibi birimo ahanga bari kugenda bakwereka hano kuri business yahita duha ama template yo muri business. You see? Hano bakasemwe ibyiciro: business, personal, plan and trackers, lists, budget, charts, calendars. Mvango anga aho wakirika baguha ama templates atandukanye ajyanye n'ibyo bintu. Lists, budget, byinshi bigiye bitandukanye. You see? Yeah. Noneho tujano hasi kuri open nyene ni nkuko mubyumva nuko opening. Kenshi wakoresha ushaka ko openinga ya file nababwiye, niba uheruka hari file wakoze ukayisavinga ukabushaka kongera kuyifungura kugira ngo hagire ibintu rebamo, ushaka kuzikajya muri open ukawujya ku openinga file yawe ukayikura ahagiye hatandukanye bitewe naho wayisavinze. Hano hasi rero hakaza cyitwa account ahanga nyine ni igihe ushaka gufungura account muri Microsoft.
dore nk'ubu ngewe nyifitemo. Ariko gukoresha Excel ntabwo ari ngombwa kuba ufite account muri Microsoft. Nuko hari igihe hari amafeature namwe ushaka aba ari kuri website yabo ariko atari kuri muri Excel yawe, atari muri application yawe ya Excel. Wowe bigasaba ko ujya kuyakura kuri muri Microsoft, bikagusaba gufunguramwa account. Ibyo tuzagenda tuyibona. Feedback ni feedback rero hano ni igihe baba ubushaka gutanga feedback. Hano bashyizeho n'utuntu tw'utu emoji two gukoresha. Iyo ukanze kuri send a smile, umenyesha ko I like something, na hari ikintu akunze muri Excel. Ushaka kumenyesha ko nyine Excel wayikunze muri make. Niba send a phone, ubwo uvuga ko Excel rwose yagucanze utayikunze. Hano I have a suggestion. Hano niba ari igitekerezo ufite wabaha, ukaba wasendinga a suggestion. Hano feedback. Noneho hano muri option, ari hasi handitse option haduha ino iridirishya cyangwa se iyi fenêtre, iyi window. Muri option hariya rero hatwinjiza ahantu ntashaka ko tuganiraho none, kubera ko harimo ibintu biri advanced, ibyo utagira icyo bikoresha muri aka kanya turimo gutangira gukoresha Excel. Nkuko twatanze urugero twifashishije urugero rw'igikoni, Excel twagereranyije nk'igikoni. Muraza kumva impamvu nagereranyije nk'igikoni, kandi muzumva ko ari byo biri kubafasha kumva Excel neza. Niba Excel nagereranyije nk'igikoni, reka ino fenêtre tuyigereranye cyangwa kano kadirishya ko muri option tukagereranye na stock. Ibintu uzabyibuke neza, uzumva impamvu akaboro nakagereranyije na stock. Urabizi ko stock ibirimo ibintu udakeneye ko bihita bijya kuzura mu gikoni, bitwara umwanya wose w'igikoni, ukabishyira muri stock kugira ngo nubikenera uzajya muri stock kubikurayo. Haba hari ibintu udakenera umunota ku wundi, ahubwo mu gikoni haba harimo ibintu ukenera umunota ku wundi. Iyi rero tugeranye nka stock, harimo ibintu byinshi: general, formula, data, proofing, save, language, ease of access, advanced, customize, ribbon, quick access, toolbar, add-in, trusted. Ibi bintu ibi ni ibikoresho biri advanced tuzayibona muri Excel nyuma. Ntabyibuka muzanyibutse mbasobanurire aka kantu nagereranyije nka stock, ariko magambo make kaba gahindura settings ziri imbere muri Excel, imbere aho tutarinjira ngo tujye kureba. Ntabwo turagera kuri sheet aho dukorera ubusesenguzi bwacu ngo turebe, ariko nitangira kwinjiramo tukahakoresha ibintu muzagenda mubisobanukirwa. So iyo rero katuyivemo muri make rero. Ino page winjiriraho aha ni mu marembo ya Excel. Muri make nuko hateye ni nibi ngibi birimo nyine twabibonye. Mu magambo make rero ugifungura Excel ni page uheraho, kandi ibiba bigize ni ibyo ngibyo. Mbere yuko dusoza rero reka mbereke muri iMac ukuntu Excel ifunguka, kuko niyo nkunda gukoresha. Ushobora kuza hano kuri launchpad, tugashaka mu application Excel. Urabona ko harimo application agiye atandukanye. Tukareba icon ya Excel, tukayikirikaho, then igatangira no kwibouncing ayifungura. Urabona ko ikije gitandukanye n'icyo twarimo tureba mu kanya. Mvango rero bitewe na device uri gukoresha, iyi soft ishobora kuza isa ukundi, ariko iyo wayikoresha uhita uyibona. Nta nubwo bitandukanye cyane, by the way. Ni design niyo bigiye bitandukanye, ariko ibyo twabonye nanga urabona ko ari byo birimo muri iyi ngiyi. Home, new, recent, shared, open, ntujye dutandukanye, ariko urabona ko bwa busanduku n'aya maliste y'amadata uheruka gufungura ngibi birahari. Hano hari recent, pinned, shared with, ibintu nk'ibyo ni bisanzwe. Mberetse iyi ngiyi kubera ko ariyo nkunda gukoreshamo, kubera ko ariyo nkunda gukoresha ninjira muri Excel nana recordinga aya ma video. Niyo mpamvu nyiberetse nayo kugira ngo tube familiar with it. Noneho rero tuje tukinjira hano muri
blank workbook. Turaza tuyikirikeho ibe selected, turangiza tuze hano kuri create hano hasi mu nguni yo hirya hasi iburyo. Create. Twinjire muri workbook yacu. Urabona page ihitiza by default iza yitwa book 1. Urabona ko ifite titre ya book 1. Niko iza imeze. Tumaze gufungura rero page yacu, tumaze kwinjira muri page yacu, turabona ko igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi bigaragara. Hari imirongo itambitse n'imanuye, ariyo twabonye y'ama columns n'ama rows. Ahanga rero muri iyi mirongo itambitse n'imanuka niho twebwe twandika imibare yacu. Iki gice kindi gisigaye rero cyo hejuru nicyo twita ribbon. Iki gice kirimo utuntu tw'utumenyetso murimo kubona tw'amabara tutandukanye nicyo twita ribbon. So ribbon rero igizwe n'ibice bine by'ingenzi. Hari ribbon tabs ni izingizi zanditse home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, developer, acrobat. Noneho izi tabs ni zigiye zirimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Muribuka yuko twageranyije Excel nk'igikoni. Excel is like a kitchen. As you cook food, serve a meal, and get healthy. In Excel, you cook data, serve information, get knowledge, and become wiser. Hano tugereranyije tukavuga ko turi mu gikoni, ahangaha muriba muri no page muri mirongo itambitse n'imanuka niho twagereranya nko ku mashyiga, kuko ku mashyiga ariho dukorera imirimo yose ijyanye n'ubutetsi. Ya tebo yose iriho amashyiga naho dukatira ibyo guteka, aho hose twagereranya n'ahangaha muri sheet. Noneho iyi ribbon twayigereranya na twa tubati two mu gikoni. Tubati ujyamo ugakuramo ibikoresho ugiye gukoresha mu guteka. Utwo tubati rero twatugereranya n'iki kintu ni na ribbon, iki gice cyo hejuru. Noneho ribbon tabs zino twazigereranya nyine nko imbere mu tubati. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aka nakabati ka home karangaye, insert nako turagakinguye, dore birimwo draw, dore birimwo page layout, dore birimwo formulas, dore birimwo data, dore birimwo. Ni ukuvuga ngo turi gufunga kamwe dufungura kandi. Akanga ibi turi kubona ni ibyo mu kabati kamwe twa selectings. Ni ukuvuga ngo kararangaye, ibikoresho turi kubibona. Iyo tugiye gukenera mu ibindi biri mu kandi, turagenda tukagakirikaho kagafunguka, tukareba ibirimo, tugakora ako duheruka gufungura karangaye. Niko muri no Excel turimo kubikora. Ako turaza kureba n'ubundi buryo imbere bw'uko hari igihe akakaba dushobora kugafunga ugakora gafunze ukajya ujya kugafungura ari uko ugiye gukuramwo ibikoresho ushaka. None ahangaha rero muri no video tugiye kubaganiriza kuri iki gice cya ribbon, hanyuma iki gice cyo hasi kindi cyo tuzakirebaho muri video izakurikira. Muri aka kanya reka twibande kuri iyi ribbon na ribbon tabs zayo. Noneho uko twavuze ko ribbon igizwe n'ibice bine, igice cya mbere tukaba twabonye ko ari aya matabs, igice cya kabiri noneho twavuga ko ari ribbon group. Ribbon groups twazigereranya nka twatu kwa kundi mu gatiri warukurura hakaba harimo utundi twumba we, hakarimo akumba kibiko, amakanya, utuyunguruzo n'ibiki. Ribbon groups rero na aya ma group y'udukoresho agiye ari hamwe. Nuvuga ngo aka naka group karimo imikasi, copy, format, paste. Iyi ni group imwe. Iyi n'indi group zigiye zitandukanyijwemo n'uturongo tumanuye tutagaragara neza, ariko zipanze mu magroupe. Nuvuga ngo ibikoresho bya Excel biri hano bipanze mu magroupe bigendanye nuko bihuje akazi bikora muri Excel. Ayo si nama groupe ya mbere, groupe ya kabiri, groupe ya gatatu, groupe ya kane, groupe ya gatanu, groupe ya gatandatu, groupe ya karindwi, groupe ya munani, na groupe ya 9. Urakoze bigiye biri mu magroupe. No muri insert tugezemo naho twasanga biri mu magroupe. Dore ngiya igarukiye, dore ni naka kamwe gusa,
dore iyi ngiyi ndahigarukiye, dore iyi ndahigarukiye, dore iyi ngiyi yahigarukiye, dore yahigarukiye. Ni ukuvuga ngo biciye mu magurupe bigendanye n'imirimo bikora muri Excel. Iyo byenda guhuza imirimo muri Excel bijya muri gurupe imwe. Noneho hari icyo bita dialogue launcher. Dialogue launcher rero twayigereranya nk'agapata. Bivuga ngo dialogue launcher ni utumenyetso turi ahantu, ni utumenyetso ugenda ubona tumeze nk'udupata ku ma icon y'ibikoresho bya Excel hano aho turimo kugenda tubona. Iyi ni dialogue launcher. Iki bivuze rero nuko ari aho ushobora gufungurira ibindi bikoresho byinshi biri muri ako ka icon urimo kureba aho ngaho. Ako gashushanyo urimo kureba haba hari igihe haba harimo ibindi bikoresho mo imbere, bigasaba ko ufungura kano gapata kugira ngo ubibone. Urabona nk'ingi ndi gufungura bari kunyereka ahandi hantu nshobora kwinjira. Iyi ni nuko urabona harimo ibintu byinshi. Ni nuko harimo ibintu byinshi. Dialogue launcher. Dialogue launcher rero tubonye ko ari akagapata. Hanyuma iyi akazu kahita kaza niko bita dialogue box. Noneho abari box nyine irimo ibindi bikoresho ukeneye bitabonewe umwanya wo gushyira hano hejuru ngo tube turimo kubireba. Urabona ko bigiye birimo ama box menshi. Noneho ikindi gice cya kane cy'ingenzi kigize ribbon ni command button. Command button ni ukuvuga utu icon nitwo twa command button. Iyo ugakiritseho ubufashe icyo gikoresho. Yego muri computer nta buryo twavuga ko ubugifashe physically, ariko nyine ukoresheje mouse ubugifashe ukajya gukora ibyo ukajya kugikoresha ibyo gikora nyine. Urabona ko niba mfashe kara iriya shape niyo iri guhitiza muri screen yacu, tukayikoresha ibyo dushaka kuyikoresha. Dushobora gufata ikindi kintu akamenyetso kagacumu. Urabona ko ariko karongo karimo kuza, tukaba kwaza tukakigira kinini, ukagihindurira ibara nk'ibyo ngibyo. Nuvango dushanye twose uri kubona hano twose ni twa command button, kuko iyo ugakiritseho biba bisa nkaho ugafashe. Iyo ari groupe biba bisa nkaho uyifunguye. Aha tumaze kuvuga ibice by'ingenzi bigize ribbon. Noneho reka tugaruke kuri aya ma ribbon tabs tugende tuyavugaho. Urabona hari ya mbere ibanza yitwa home. I ribbon tab rero ya home nkuko muyumva ni home nyine, ni mu rugo tu, ni home niho nibanza nirimo udukoresho twibanze tw'ingenzi umuntu akoresha mu madata aba yinjije cyangwa se amakuru. Noneho muri home harimo ibikoresho by'ingenzi bijyanye na kati, copy, format, bold, italic, underline, character size, font size, increase font size, font, borders, fill color, home ni irimo udukoresho twibanze tw'ingenzi. Urabona nkanze hano ndongera character. Ni kimwe nuko najyamwo hano nkayireba nkayongera cyangwa se nkayigabanya. Ahangaha no gufiringa mu masero. Ahari selected niho hahita hajya iri bara ririmo hano dushobora kurihindura. Tukarikura mu nofi cyangwa se character akaba arizo duhindurira amabara, amagambo akaba ariyo duhindurira amabara. Ibyo bikoresho birimo hano cyangwa se tukabishyiraho imirongo, cyangwa se tukabyandika muri italic, cyangwa se tukabiboldinga. N'ubano kubisigiriza ibara bikagaragara cyane, cyangwa se tukabihindurira inyandiko. Urabona niho bigiye biri, cyangwa se tukabikora cut, tukaza tukabipestinga hari cyangwa se tukabikorera copy, tukaza tukabipestinga aho byari biri. Urabibona hagiye harimo bene ibyo bikoresho. Muri home harimo udukoresho tw'ingenzi turimo nk'ibi ngibi mubonye, nukuza kongeramwa andi ma rows, insert, delete, format, sort and filtering, analyze data mu buryo bworoheje. Noneho muri insert turaza tukabonamwo ibindi bintu. Muri insert nyine ni igihe umuntu aba ashaka
kwinsatinga amafoto muri sheet, ama shapes se cyangwa ama icons se cyangwa se ama screenshot cyangwa se ama charts n'ama graphs, cyangwa se ama text box, header, footer, word art. Ibi byose tuzagenda tubibona, ariko urabona ko muri insert harimwo ibyaho. Noneho muri draw naho harimwo ibikoresho bijyanye no gushushanya. Hari igihe wasabwa gushushanya, cyangwa se hari muri iki gihe hari igihe bagusaba gusinya kuri document yawe iri soft, ukaba waza ugahita usinya sinyatire yawe. Draw hagiye harimo utundi twinshi natwo tuzatubona. Page layout hagiye harimo ibikoresho bidufasha kuringaniza no gusizinga page ku buryo igihe twakenera guprintinga ibintu byaza bikwiriye ku rupapuro neza. Naho ubundi ino sheet irarambuye ni nk'ishuka, none ubwo bibara akazi kawe kuyandikaho, ariko ukayandikaho ibintu ushobora guprintinga bikaza bikwiriye ku rupapuro. Ibi byose rero uraza ukabikorera hano. Harimo ama settings yo kubisettingamwo ku buryo igihe wakenera guprintinga utahura n'ikibazo cyo kubiprintinga byiciyemwo, cyangwa se bimwe byacitse ibindi biri ku murongo nabi, ibintu nk'ibyo. Formulas rero, tukaza muri formulas hagiye harimo ububiko bw'amaformule. Tugarutse ku rugero rw'igikoni, twageranya nk'agatiriwari ushobora kubikamwo amakalkulator ukoresha ubara ibyagendeye mu gikoni, bitunguru n'inyanya n'ibiki amafaranga byatwa, amakalkulator ukoresha mbese. Agatiriwari karimwo ibitabo birimwo amabwiriza y'inteko runaka utekera muri icyo gikoni, ukuyateka, ukubikurikiranya n'ibiki. Twakageranya nk'agatiriwari kabitsemo ibyo bintu. Harimo amaformule yose, yaba ari yo muri business, muri financial, muri science, muri engineering. Hano harimo amaformule menshi. Ya maformule yose ushobora kuba warize cyangwa se utarize. Nawe ushobora kuba waragarukiye mu kumenya guteranya no kugabanya no gukuramwo no gukuba ayingenzi kugira ngo ubasha gucuruza. Umenye ko hari andi maformule menshi cyane bitagarukiraho. Hari amaformule menshi cyane muri engineering, mu buhinzi buteye imbere, mu bucuruzi bwagutse. Hari amaformule menshi cyane akoreshwa kugira ngo ibintu bibe biri ku murongo. Rero muri Excel akatiriwari kayabitse nakakitwa formulas. Hakaza data rero. Data naho harimo ibikoresho bihanitse bigufasha gusesengura ya madata winjije muri Excel. Aka gatiriwari ka data rero, tugarutse ku rugero rw'igikoni, ko nakageranya nk'agatiriwari noneho ubikamwe amafacture y'ibintu waguze, ibikoresho byaguzwe byo mu gikoni, yaba ari ibikoresho byo biri mu dutiriwari byo gukoresha, yaba ari ibiribwa biba byaguzwe byo gukoreshwa uwo munsi. Nyine amafacture yose ari aho abitse, igitabo byandikwamwo ari aho kibitse. Ako gatiriwari tuje hano muri Excel twakagereranya n'aka ka data. Data niwo harimo uburyo bwose wakwegeranya ya makuru winjije, akaguha amakuru agaragara, akugaragarira ku buryo wayaheraho ufata imyanzuro runaka. Review rero, review karimwo ibikoresho bijyanye no kugenzura neza ibintu wakoze, niba nta maherere arimo, no guprotectinga, protect sheet, protect workbook, no kugenzura ibyo wakoze niba biri clean nta makosa arimo. No kubiprotecting, ukaba wabiprotectinga umuntu akabifungura abanje gushyiramo password. Urumva kuntu birenze. Ibintu wakoze ushobora kubiprotectinga ntihazagira undi muntu uzajya ubifungura keretse wamuhaye password, cyangwa se ukajya ukamufungurira, warangiza ukigendera ugasiga, ukamusigira ahantu ho kuzuzamwo amadata gusa, ariko ibindi ntihagire ikintu abikoraho, ukaba wabirindishije password kugira ngo ataba yakujijisha agashyiramo amakuru atariyo, ibintu byawe ugasanga bikubariye nabi, akaba yagukoresha amakosa yo gufata ibyemezo bishingiye ku makuru atariyo. Noneho akakatiriwari ka view naho irimwo ibikoresho bidufasha guhindagura ibintu birimo kugaragara muri no sheet yacu. Unabona page layout tuyikiritseho ukuntu itwereka amapaje atandukanye, nomo page break view ibikwereka none bikase mu mapaje. Wowe ushobora kuba wibeshyaga ko twanditse muri page imwe, ariko tugiye guprintinga byaza biri ku mapaje abiri. Bimwe nakubwiraga, iyi signatire igice kimwe cyaza kiri muri page imwe, ikindi kikaza kiri kuri page ya mbere, ikindi kikaza kuri page ya kabiri.
ugiye kubihindura rero wajya handi tware page layout. View rero irimo ibikoresho byinshi n'ibindi tuzahita tuvugaho nonaha tuzagenda tubona birimo ibya view macros. Macro ni ibintu bikora ibintu birenze, tuzayibona ibintu byo automatizing ibintu byo automatizing ibintu bikajya byikora. Muri developer rero naho harimo ibintu birenze cyane bijyanye no guprograma. VBA, Visual Basic Application, harimo nk'iki gikoresho cyitwa Visual Basic Application. Iki ngiki rwose nicyo guprograma. Muri Excel ushobora guprograma, reba ngifunguye kirafunguka. Ubu hano rwose twatangira dushobora guhita duprograma rwose tuzagenda tubibona. Acrobat numva nta bintu byinshi nyivugaho, ni igihe ibintu wakoze ushaka kubikonvertinga muri PDF. So ama ribbon tabs nayanga turayabonye, mu byukuri tubivuze mu magambo makeya, ariko uko tuzagenda dukoresha Excel muzagenda mubibona. Icyo twashakaga nukumva ishusho yayo n'uburyo bigiye bibitse, n'uburyo bipanze hano kuri no page yacu dukoreramo. None ikindi kintu twavuga hano kuri ribbon ni iki gice cyo hejuru kuri aka karongo k'ibara ry'icyatsi, quick access toolbar. Ni bar iriho dukoresho tw'ingenzi twihuse nyine ubu ukenera buri kanya. Urumva kariho save, kariho home, save as, cyangwa se undo, gusubiza inyuma ibintu waruko. Niba warukoze amakosa ushaka kubisubiza inyuma, undo, new page, cyangwa se print, igihe ushaka kubiprintinga ku rupapuro. Urumva rero utu ni udukoresho dukenerwa cyane igihe urimo gukora ibintu muri Excel cyangwa se no mu zindi office applications. Niyo mpamvu tugaragara hano kuri quick access toolbar. Ushobora nawe kongeraho twawe, tuzagenda tubibona mu minsi iri imbere. Ariko icy'ingenzi muri no video nashakaga kubereka ni muri workbook imbere, ndetse n'ibikoresho ahantu biba biherereye, ibikoresho bidufasha mu kwinjiza amadata, mu kuyasukura no mu kuyasesengura. So ubutaha rero tuzaganira ku tundi tuntu kuri no page tutavuzeho, ariko natwo tw'ingenzi mu gihe urimo kwinjiza amadata cyangwa se urimo gusesengura amadata yawe muri Excel, cyangwa se urimo kuyaha ishusho nziza visualize, cyangwa se urimo gutegura amakuru yawe ngo ube wabasha kuyamurikira abandi. Hano kuri uruhande rw'ibumoso munsi ya ribbon turahabona aka box. Muri uko ukiritse kuri cell hajya mu izina rya cell muri ako ka box. Aka box rero kitwa name box. Ushobora kuza hano ukaneminga ino cell izina ushaka. Urabona? Ndetse ushobora no kuneminga range. Ushobora guselectinga amaselu menshi ukayaneminga mwo hano, ukayaneminga ukayita irindi zina ritari amazina yazanye na Excel ashingiye kuri column na row. Iyi box rero tuzareba akamaro kayo neza igihe tuzaba dutangiye gukora ibintu bya automation na macro. Tuzareba ikiza cyo kuneminga amaselu cyangwa se amarange, ibyo tuzabireba, reka tube turetse kubivugaho muri aka kanya. Ubwo rero iyi turayimenye ni name box. Iyi kurikiyeho rero, uyu murongo ukurikiyeho murabona kuriho button ya X na enter na function. Ahangaha ni igihe dushaka kuinsertinga function. Iyi button ya FX yitwa insert function, ni igihe ushaka kuinsertinga function. Uvuga ngo uyikiritseho ahita hafunguka iyi formula builder. Ino box irimo amaformule, ugahitamwo formule ushaka gukoresha. Hariya muri cell twahise murabona kwita yishyiramo. Iyi button yitwa insert function button. Noneho ahangaha harimo kasa ni muri formula bar. Impamvu bahita muri formula bar, dushobora kuza hano muri cell hakaba harimo formule yo guteranya ibintu biri muri ayo cells abiri. Urabona ko nta kintu kirimo iduhaye nyine igisubizo ko ari 0. Rero hano uri kubireba gutya ntabwo wamenya ko 0 ari formule cyangwa se yanditsemo bisanzwe. Icyo gihe iyo yikiritseho uhita ubona hejuru muri formula bar ho bakwereka formule iri muri iyo Excel. Iyo nta yirimo naho ishyiramwo namba, ariko yarimo formule ikwereka formule. Mu gihe muri cell uba ubona results. Muri cell tuba turimo kureba ibisubizo, ariko hano bakatwereka formula yatumye tugera kuri ibyo bisubizo. Okay, formula bar nayo turayimenya. Noneho tuze hano ku mitwe y'imirongo ihagaze n'itambitse. Nuvango rero amakolamuzi afite amazina agendanye n'inyuguti A B C D E F G gukomeza. Iyo inyuguti zishizeyo irongera igatangira koloni kayita A
A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, E, G n'ibindi. Iyo zishize izi ebyiri ifata izindi bikaba eshatu gutyo gutyo gutyo. So noneho amarows yo arangwa n'imibare 1 2 3 gukomeza. Noneho bigahita bituma cell yitwa izina rimwe irikuye kuri column irindi karikura kuri row. Ubwo aho bihuriye bita biba B1 n'urugero. Urabona hano turi muri B1 kubera ko turi muri colonne ya B muri row ya mbere. Birumvikanye hano. Tubonye amarows n'ama columns. Noneho hano hasi turahabona sheet tab. Iyi ni sheet tab. Nuvuga ngo iyi sheet niyo turimo gukoreramo, ariko dushobora kongeraho n'indi sheet ya kabiri mu gihe dukeneye tuyikeneye, ndetse n'iya gatatu. Gukomeza dushobora kwadinga amashiti menshi muri workbook imwe. Nuvuga ngo iyi sheet ushobora kuyikoreramo ibyayo, ukagira ibindi bintu ukenera udashaka kuvanga n'ibyo wakoreragamo hano, ukabikorera mu yindi sheet ya kabiri. Katuvuge hano ushobora gushyiramo raporo y'ukwezi kumwe, hano ugashyiramo raporo y'ukundi kwezi, bikaba January, February, March gukomeza. Ubwo ni urugero. Iyi rero ni sheet tab. Aka kamenyetso ka plus tukita new sheet button kubera ko niko gatuma twongeramo sheet. Iyo ugakritseho sheet ihita yiyongeraho. Hano ku ruhande hari utundi tuntu tw'utu button twitwa sheet selector buttons. Hari igihe ushobora kwadinga amashiti menshi akarenga uyu murongo utambitse akagera aho utareba. Icyo gihe iyo bibayeho turiya tu button nitwo tukujyana ku yandi mashiti utarimo kubona. Urabona ko twafungutse noneho. Nitwo tugenda tukwerekeza ku mashiti utarimo kubona. Aha hasi rero hari indi bar twita status bar. Status bar iriho hano ku ruhande ahantu handitse ijambo ready, in ready mode. Bivuze nyine ko sheet iri ready gukoreshwa, you know. Akamenyetso kagaragaza niba harimo macro ni byandi twavuze tuzareba imbere biri mu masomo ahanitse. Hanyuma hakahitaza accessibility, you know. Muri accessibility turabona hagufungurira box hano ku ruhande ushobora ku accessinga ya mashiti yose nono akaza ari ku murongo, ukaba waya accessingira hano cyangwa se ukaya accessingira hano hasi. Ariko urabona ko iyi box itikorohereza mu gihe hano hasi byagusabaga kugenda ukanda button kugira ngo scrolling uyagereho. Hano hirya rero haraza icyo bita normal mode ariyo tuba turi gukoreramwo, cyangwa se hakaza page layout ikaba yabigabanya mu ma page. Hano hakaza page break preview, you know. Kubera nta kintu cyanditsemwo ntago ibikase mu ma page ngo tubibone, ariko ubushize twarayibonye turimo gusobanura ku ma ribbon tabs. Noneho hano haza zoom option. Iyi ni ya zoom, igihe ushaka kuzoominga sheet, zooming in or out. Urabona hano turi kuzuminga in kiri kuza kitwegera kiba kinini. Hano twazuminga out tukagenda tuba dutoya. Aha ni muri zoom rero. Ibyiza nuko ushyira mu 100% hano hagati no hagati. Okay. Ndibwira button zindi z'ingenzi tuzibonye. Iki twakongeraho na aya scroll button. Aya scroll button nayo ushobora guscrolling utambika cyangwa se uhagaritse. Ubu ngubu uvuga ngo harimo amadata menshi amanuka akagera hasi. Izi scroll nizo twakoresha kugira ngo tugereyo, cyangwa se tugakoresha scroll yo kuri mouse. Okay, ibikoresho bigaragara kuri interface page ya Excel ndumva byose tubibonye. Igisigaye ni ukuzabona uko bikoreshwa mu masomo ayandi ari imbere. Okay, mbere yuko nsoza reka mbanze mbabwire mu ncamake amasomo tuzibandaho muri uru rugendo rwo kwiga Excel. Tuzareba uburyo binjiza amakuru muri Excel, uko bayasukura, uko bayasesengura n'uburyo bayamurikira abandi. Tuzareba uburyo bwisumbuyeho bwo gusesengura amakuru menshi, uko akusanywa avuye ku zindi mbuga n'ibindi. Turebe amaformula atandukanye adufasha kubara imibare igaragara mu isesengura amakuru rishingiye ku mibare ifatika. Ndetse tuzanareba uko baporogaramu muri Excel, macro and VBA application. Icyo gihe rwose Excel tuzaba tuyifashe umutwe, igihimba, amaboko n'amaguru, ntaho izaducikira. Ngaho rero mugira ibihe byiza naho muri video z'ubutaha.